Yes, reka mwongere masuze kandi mbaye ikaze nizere ko mwese rero mukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi muhereremo mukurikiye BARYINYONZA Talk Sports. Ndagushimiye cyane ko ngiye gufungura n'iki kiganiro. Hanyuma muri kano kanya reka mpamagara abafana Arsenal by'umwihariko ubwo n'abandi mwese ndabashaka bakunze umupira muri rusange kuko bifite bihura n'andi ma equipe akomeye ariko by'umwihariko abafana equipe ya Arsenal. Ndabashaka n'ahanga muze tuganire mbabwize ukuri bw'ibiri kujya mbere muri equipe ya Arsenal. Samakuru yose muri equipe ya Arsenal agwo ni inkuru imwe iremereye nshaka ko tuganiraho by'umwihariko ko equipe ya Arsenal. So ikipe ya Arsenal rero ikipe ya Arsenal rwose bavandimwe iri mu bihe byayo byiza. Ikipe ya Arsenal iri gukora akazi kayo neza cyane yaba byo bakoze muri za transfer zabo muri uyu mwaka buryo bari kwitwara muri championnat y'Abongereza muri ngubu iri ku mwanya wa mbere. Really fantastic kuri equipe ya Arsenal. Performance yabo mu byukuri irimo imbaraga nyinshi cyane ni ikintu kiri special for real kuri equipe ya Arsenal. Noneho amakuru ari ndani equipe ya Arsenal akatubwira ko dressing room iraryoshye, dressing room imeze neza cyane, atmosphere iri amazing kabisa. Mbese bari mu byishimo biteye ubwoba, kimwe cyose kiri ku murongo. Umubano wa Mikel Arteta n'abakinnyi biri byiza cyane, ibyo Arteta ari gukora none ibyo turebesha amaso natwe ubwacu bamwe na bamwe twaranatanga tuba tuti ko birize kuko ukabona biri gutangaza abantu cyane ibyo Mikel Arteta ari gukora cyane cyane ibyo ari gukorera mu kibuga. Ariko by'umwihariko nibyo hanze yacyo ubwo niho nshaka kuvuga ku mubano we n'abakinnyi ni mwiza cyane mu byukuri. So ukabona ko hari ikintu cyiza Mikel Arteta ari gukora. Ariko apart ibyo ngibyo bafana Arsenal nabwo ngo muze tuganira ngamba abwira inkuru. Edu Gaspar umugabo wafashe ikipe ya Arsenal kuva mu bihe bikomeye cyane ari mu byukuri bigoye cyane mu myaka yabo. Nibaza ko nubwo mbere twe tubonye Arsenal sinzi imyaka nk'inga itambutse mbere ko Mikel Arteta za cyase mbere ko Arsene Wenger agenda. Ngiye rwose kuva namenya Arsenal mu myaka za ngiye namenye Arsenal nego niyo kubivuga mutanjije amijisho, ariko kuva namenye jewe n'amateka nagejeje kukurikirana yayo ntago nza Arsenal mu bihe bibi nk'ibyo yatambutse mu gihe gito gishize kuva Mikel Arteta kuva Arsene Wenger yagenda nyuma ho gatoya abatoza bagiye baza kubwa Emery nyuma kubwa Emery. Mbese Arsenal hahandi tubona ko Arsenal ashaka kumara umwaka umwe mwaka kabiri idakina amarushanwa y'ibura cyangwa se itajya mu mikino ya Champions League. Ubwo nivuga amarushanwa y'ibura mutaza kuza kumva Europa League, ubwo nashaka kuvuga Champions League. So ko umwaka wa mbere ko umwaka wa kabiri mbese Arsenal igashaka kumenyeza abantu nk'ari ikipe yo gukina irushanwa rya Europa League cyangwa se kutagaragara muri Champions League mu byukuri. So byari bihe bibi navuga mu mateka yabo, ariko uno mugabo witwa Edu aje ahindura ikintu kinini cyane. Nibaze ko kugira kano kanya yamye ari umukinnyi imbere y'ikipe ya Arsenal, ariko tuvugana ntago akora role, ntago ari umukinnyi ikipe ya Arsenal. Ako mu byukuri akazi ari kwikorera muri kano kanya nka director ikipe ya Arsenal kari fantastic mu byukuri nako kwishimira cyane. Hari impamvu ndi kukubwira ibyizi nkuru mutaza kuza kugira ngo ningiye kuza ngo ntaka Gaspar pro kumutaka gose ngo kwera ibyo ari gukora. Hari impamvu iri gutuma ntangira nkubwira ibi ngibi mu byukuri kubera ko ushatse wakinja muri deals yagiye akora mu gihe cyatambutse kuva yahagera mu byukuri mu myaka mikeya ahamaze nyinshi muri zo zabaye successful. Abakinnyi Edu yaguze muri equipe ya Arsenal wajyanga muri comment naho kabambwira ni benshi kabisa, ariko abenshi muri bo bagiye batanga umusaruro. Simperetse kubona imfube yaje muri equipe ya Arsenal muri myaka itambutse nk'itatu ishize. Iyi mfube mubaye muyize namwe mwayimbwire ko nge sindabona imfube iheruka kuza muri equipe ya Arsenal. Kuko imfube zazo bari bakora Sinake sindibaza ko atari bo bazanye abasore bitwa Papa Statopoulos murabiko ngo ba Socrates Papastatopoulos baraje hano n'umuntu wajyaga kwitwa gutyo niba yitwaga nde se kizana cyari cyo nawe yaraje abimfobere ko ngo ntago bari kugiye cya Edu. Ahubwo Edu we yaje kuza gukora izindi ekipe zitandukanye nanone zatanze umusaruro w'ekipe ya Arsenal ayikora rero mu bihe bikomeye cyane. So mu byukuri ni byiza kuvuga ndetse no kushima ibyo amaze gukora cyangwa se nk'ibyo yakoze mu mwaka ushize. Urebye uburyo byari ibintu biri complicated mu ntangiriro za saison ya 21-22 bivuze ngo ni saison itambutse. Uyu munsi uri gukina saison 22-23 ariko itambutse ari 21-22. Urebye uburyo byari bigoye cyane mu ntangiriro zayo ukareba uburyo byari bigoye bwo n'umwaka umushize byari biri complicated cyane mu byukuri. Ariko muri icyo gihe kigoye umuvane witwa Edu Gaspar afata icyemezo muri bikako na Mikel Arteta mwaka ushize harano byavugaga ngo ashobora ko yagenda. Sinzi mu mwana byumvise mu byukuri nabyo byaranuganuzwe ko ashobora ko yagenda, ariko Edu yakoze uko ashoboye kose abakinga umugabo witwa Mikel Arteta mbese amugirira icyizere mu hafi cyane mu byukuri mu rugendo rwo kuba umutoza w'ikipe ya Arsenal. Aramurinda abana nawe mu byukuri akomeza kumuhuza n'aba owners w'ikipe ya Arsenal kugira ngo bakomeze kumugira icyizere. Bose bajya hamwe bakorera hamwe bafata vision imwe yo muri equipe ya Arsenal, bafata umwanya mu byukuri
wo kushaka uburyo bazagira ku musaruro bari kumwe na Mikel Teta cyane cyane ko yari isizo isa ntari furi ya mbere y'uyu muvandimwe witwa Mikel Teta. So wavuga ko umwaka ushize nubwo byatangiye nabi final byaje kurangira neza, ariko nubwo batabonye itike yo gukina Champions League malheureusement ntago byabaye bibi, ntabwo umufana Arsenal cyangwa se umuyobozi wa Arsenal bigendanye n'ibyo yabonaga afite n'ibyo Mikel Teta yatanze, ntago ari kwita unenga neza cyane, ntago ari gutenenga umugabo witwa Mikel Teta kubyo amaze gukora equipe ya Arsenal. So barinze bajya ku mpera za sezo barwanira umwanya wa kane ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko unfortunately birangira batabonye ubwo bushobozi bwo kuba babona itike yo gukina Champions League. Ariko apart mwaka ushize rero bavandimwe bafana Arsenal n'abandi turi kumwe muri kano kanya, ikipe Arsenal iyo urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, nibaza ko muraryohewe pe, nibaza ko ahantu muri bafana Arsenal muraryohewe, ibana muri kumva imitima iruhutse inyuma y'igihe kirekire mwamaze ngaho, bamwe namwe baratangiye kwiyakira ngo ninga ikipe yabo, no ugasanga batangiye gushaka amaterime ngo mugabo ngo ufana Arsenal ngo n'urugo ntirwamunanira ngo abaremenyera ibibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo ko ibihe Arsenal yagiye inyuramo cyane. Urumva abandi bakakubwira ngo henga umukobwa bakoze abaga ari jokes, umukobwa ngo najya guhitamo umusore ngo azabanze ngarebe ngo ikipe afana, ngo usanga afana Arsenal ngo azaba ari we kubera iki ngo yihanganira ibibazo, ibintu nk'ibyo rero ziba stories zagiye zizamuka kubera performance yitarinza y'ikipe ya Arsenal mu gihe cyatambutse. Ariko tuvugana Arsenal icaye ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'Abongereza. Mu by'ukuri reka mbabwire haracyari kare, nibyo turacyari mu kwezi kwa 10 kurimo hagati kugera kano kanya, ariko ushobora kubona vision, ushobora kubona project y'ikipe ya Arsenal, ushobora kubona umujyo, ushobora kubona touch ibyo Arsenal irimo kugera kano, mbese ubona ko ari ibintu biri prepared, ntago ari ibintu bibagwiririye mu by'ukuri, bigendanye na transfer bakoze umwaka ushize, bigendanye na consigne ufite kano kanya, bigendanye na mood barimo, mbese ibyo bafite uyu munsi haraho biri kuva, ntago byavuye mu kirengo pa bize byiteye kuri Arsenal, biba ari ibyo ngibyo byava mu kirere bikitura Manchester, bikitura Etihad, bikitura Anfield, bikitura ku kiraro, ntaho bitakwitura. Ariko kuba equipe Arsenal ifite kujya kano kanya ntago byapfuye kuva mu kirere, byarateguwe. Natangiye nkubwira Edo, nagiye muhuza n'uwitwa Mikel Teta, ntago ndagira nshaka kugira muhumure, kandi ntago nibuze kuza kubatinda muhumure ndafi kubagera mu by'ukuri. So abakinnyi bakiri batoya rero, impano zikiri ntoya ni bamwe mu bari kwifashishwa cyane mu equipe ya Arsenal. Hari amakipe yagiye yifuza abakinnyi bamwe na bamwe, muri buka icyatumye Gabriel Jesus atajya muri murabizi ko Ancelotti yifuje Gabriel Jesus, ndibaza ko mubizi, ndibaza ko murabizi ko Ancelotti yifuje Gabriel Jesus. Ikintu cyamubangamiye cyari kimwe gusa, nuko yaragiye kongera abanyamahanga muri Real Madrid, bigatuma bikabangama kubera ko hari umubare w'abanyamahanga babemerewe gukina ikipe yo muri Espagne. So Real Madrid yari ibujuje, ariko icyo gihe nivuga abanyamahanga ufite ni gukinira kuri ntuza, no gukina ufite no gukora akazi muri Espagne kugakora nk'umunyamahanga utarabona residence card yaho. So ejo bundi umukinnyi waboraga rero baratinze kwibona Vinicius Junior, nabwo ingaruka za Covid, kuko ufite kubera Covid abagomaga gukora ako kazi ko kugira ngo bamushake ibyangombwa cyangwa se bamufashe kubibona baratinze. So gutinda kwabo rero bituma nawe atinda kubibona, bigira ingaruka, bituma witwa Gabriel Jesus aterekeza muri cyase Real Madrid idashyira imbaraga mu kumushaka. Ariko boneka ko iyo nkuru tugeze kwivuga muri transfer window itambutse. So finally yaje kuza kubona iyo residence card witwa Vinicius Junior, ubu ngubu bakina nk'umwene igihugu muri Espagne, ntago agikina nk'umunyamahanga. Ni kuri sinzi bako kanwa musanzwe muri akazi, ariko niko bigenda cyane mu gihugu cya Espagne. Imaze imyaka nyirango ni bari 3 sibukiye rero ko imyaka runakumara ubu ugatangiye gukora nk'umwene igihugu. So byatumye rero witwa Gabriel Jesus atajyayo, aza muri equipe ya Arsenal. Ngezaho sasa nashakaga kubabwira Nshuti zanjye z'abafana b'ikipe Arsenal, muracyahari abafana Arsenal, nizeye ko mujyari mu by'ukuri tukiye kumwanga muri kano kanya. Uyu mugabo witwa Edu, hari amakipe agera nko kuri 2 cyangwa 3 ari gukurikirana situation y'uyu mugabo witwa Edu Gaspar, so umukini. Ariko hari amakipe agera nko kuri 2 cyangwa 3 ari gukurikirana situation muri equipe ya Arsenal. Ni amakipe mu by'ukuri yakunze cyangwa se ari interested mu kazi uno mugabo ari gukora. Na amakipe yamaze kuba intouch ufite, na amakipe akunze vision igaragara muri Edu, na amakipe akunda cyase yamaze kubona ko Edu n'umugabo ukorera ku ntego, mbese n'umuntu ugira setting goals, kandi ukabona ko ibitekerezo bye hari icyo bimaze kugaragaza kujya kano kanya muri equipe ya Arsenal. So ni ikintu kigira akamaro cyane rero mu by'ukuri. Iyi ngiyi ikaba impamvu yo gutuma ayo equipe agiye atandukanye amaze kugaragaza ko arifuza witwa Edu. Iyo nkuru muyimenye kandi nk'ukuri, Edu hari amakipe ari ku monitoring amushaka cyane mu by'ukuri, bima ntago bazi iyo kirekire cyane, biba like nk'ukwezi kumwe cyangwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2 hari amakipe atangiye gutekereza kuri Edu. Suvuga ngo ntihari akora approach, ndaza kubabwira mu kanya, ariko batangiye gutekereza kuri Edu. Icyo kintu cyo mukimenye kandi mukizirika
kane hari amakipe mu by'ukuri atekereza ko ino possibility ishoboka yo kuba bashaka kuba babona umuvandimwe bituma muri imbere mu indani muri amakipe hari negotiation ziri gukorwa bari kumuganiraho ariko mu by'ukuri izina rye rikaba riri muri aya ekipe n'ubundi baraganira ko bari kugana ku muntu waza muri ekipe kugira ngo bareko hari icyo yahindura so mu mazina rero baba yifuza mu nama bakora harimo n'izina rya Edu Gaspar nk'umukandida mu by'ukuri ushaka kwaza gahindura ibintu aya ekipe ntabwo ndayamentioning so ukuri gwari rero ku bafana ekipe ya Arsenal mbabwiye inkuru kuko ihari ariko nanone mbabwiza uko ni kuri gwari mutaza kugira ngo ni kubakura umutima ukuri gwari kundi nubwo aya ekipe akomeza hari amakipe yatangiye gutekereza Edu nubwo aya makipe yatangiye kumukoraho inama kuvuga atari kubera byashoboka Edu is 100% focusing on Arsenal n'umugabo uri gufocusinga kuri projet ye muri ekipe ya Arsenal ndetse na gahunda zabo zose niyo muntu uri gukora umunsi ku wundi ugatekereza umunsi ku wundi ekipe ya Arsenal yaba bakinyi gusinyisha ubu ngubu yaba n'abakinyi igomba kuzasinyisha hazaza niyo muntu uri gukora kuri contrat z'abakinyi ba ekipe ya Arsenal mukandi agenda harakana gutegurira gato kuri Bukayo Saka ndaza kuza kubwira muri kino kiganiro kabizi nka update so rero Edu n'umugabo washize imaganye cyane ku ekipe ya Arsenal kujya kano kanya ndetse nta negotiation arimo n'ikipe iyari yose icyo aya makipe ari gukora yatangiye gutekereza kuri Edu uko niko kuri guhari ariko ku ruhande rwe ntagaratekereza cyangwa se ntagaragana n'ikipe iyo ariyo yose so rero ni possibility ya ekipe atekereza ko ashaka kubaganira n'uyu muvandimwe ariko mu by'ukuri ubimenye ko arishimye n'ikipe ya Arsenal ari gukora akazi keza muri ekipe ya Arsenal ni ikintu cy'ingira akamaro kukubwira ko ikipe ya Arsenal bari gutekereza ko ibyo bari gukorana na Edu muri uyu mwaka bitatuma bifuza kuba batandukana cyangwa se badatekereza ko ashaka kuba yabacika akagenda so rero ibihuha bindi byaje nabyo nshaka kubabwiraho apati ya Edu nabyo ngomba kuza kubabwiraho nkuko nebabwiye gato kuri Bukayo Saka kapiteni injiramo hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport amajezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zango z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda sibyo byo nagufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakota ava muri za Turukiya amakota ava mu Butaliyani yandujyana mu bukwe yandujyana mu nama none amashata agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu agufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti amashati y'amusirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakoti yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefone ubundi gahunda zikaba zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone hamagare 0788464892 cyangwa 0787221288 Bismart Rwanda bakwatsi. So Bukayo Saka hari amakuru yabyutse mu cyo gitondo I think nabonye mu cyo gitondo even no kumugora yarahari ariko mu cyo gitondo nibwo atangiye gukomera ko hari ibintu biguhuza ikipe ya Chelsea mumva ngo Bukayo Saka nananga reka mbabwiza ukuri kwibiri kujya mbere kujya karukanya wenda byahinduka ko you never know what tomorrow brings niko cyo dukunda kuvuga ariko wenda byahinduka gusa kano kanya reka ndakubwiza ukuri mu byukuri hari amakipe menshi cyane atekereza Bukayo Saka ni mu kimwe za mu byukuri none ibi harimo muri iyi minsi nibaza ko muri kariyeri baza bwa mbere kugira umwaka aribwo agize intangiriro nziza cyane z'umwaka kuri ibyo statistique cyo zigaragaza ibyo maze gukora equipe Arsenal bitigatsinda kandi ubona ko ari byo bitego byingira kamaro rega buriya ibitego byose nago binganya agaciro igitego gitanga 3 igitego gitanga 1 igitego kigombora igitego kigira babitanu buriya ntago ibitego byose binganya agaciro ariko witwa Bukayo Saka ari gutsinda ibitego akenshi bitanga 3 kuri equipe Arsenal urugero rwa hafi igitego yatsinze ejo kuri equipe ya Leeds ikipe rwose bigoye cyane ko baza kuza kwibana amanota ariko umwana arayabahesha so
umukinnyi nkongo rero wagize intangiriro nziza zimeze gutya nibaza ko atari ubwa mvise ko ikipe ya Liverpool mushaka, nibaza ko atari ubwa mvise ko ikipe ya Man City mushaka, nibaza ko atari ubwa mvise Manchester United the same iravugwa, nibaza ko atari ubwa mvise ikipe ya Chelsea enda Chelsea nari ntarayumva cyane ariko muri kano kanya wumve ko ari amakipe menshi amutekereza cyane kandi bimaze igihe ntago ari by'uyu mwaka mu by'ukuri umukinnyi mwiza cyane ampress y'umwene igihugu w'umwongereza kumva ko ari amakipe menshi amushaka rero ntago byaba ari igitangaza bigendanye n'urwego ari kugaragaza muri kano kanya. Ariko icyo nakubwira muri kano kanya nanabivuze mu gihe cyatambutse hashize igihe kinini bikubwiye Bukayo Saka n'aba agent be bari mu biganiro byo kongera amasezerano n'ikipe ya bimaze igihe kirekire umunsi mu kwezi kwa 10 ariko kuva mu kwezi kwa 2 Bukayo Saka yatangiye gutekerezwaho kongera amasezerano muri equipe ya Arsenal we mu agent we ibyo biganiro birahari. So noneho hakaba n'ibyumviro byuko amakipe yaba Bukayo Saka ndetse n'uruhande rw'ikipe Arsenal mood ni nziza, bafite feelings ziri positive, birashoboka cyane ko Bukayo Saka ashobora kuba yasinya amasezerano kuko nicyo kintu gishoboka cyane. So Mikel Arteta nawe akaba ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo Bukayo Saka yongerwe amasezerano muri equipe Arsenal, gusa kujya kano kanya nicyo kintu gihari nuko bashaka ko Bukayo Saka yongera amasezerano muri equipe ya Arsenal. So rero no kurandwa ikipe ya Arsenal Bukayo Saka ni priority yabo, ntibazakubeshya niyo priority yabo. Umva hari abakinnyi batatu nakubwiye Arsenal ishaka kubanza gukemura ibibazo byabo kare, ni Bukayo Saka, William Saliba nande na Gabriel Martinelli, ariko uri imbere ko renza abandi bose ni Umva witwa Bukayo Saka. Ni umukinnyi wishimye muri equipe ya Arsenal, ni umukinnyi ukurira equipe ya Arsenal na ishimye mu cyongereho. So ibyo ngibyo rero bigatuma situation ari ukunguku ibimeze bagatege rero twabangoreka natwe turebe ko bizagenda igihe yaba yazongera amasezerano, ariko mu by'ukuri icyo ugomba kumenya nuko ikipe ya Arsenal iryamye mu kugumana unumva ngo Bukayo Saka uko byagenda uko ariko kose akongera amasezerano muri ikipe ya Arsenal. So icyo ngicyo mu kimenye amakipe aravuga ari kumushaka mu cyo gitondo habyutse avuga ikipe yitwa Chelsea, ariko mumenye kuri guhari yes suko itaza ngo ikomange suko Bukayo Saka wenda azirike mu ikipe ya Arsenal, ariko kuri guhari umenye ngo icyoroshye cyangwa se gishoboka possibility ishoboka nuko aribuze kuza kongera amasezerano muri equipe ya Arsenal. Ni ibintu kuva mu kwezi kwa 2 kurinda ajya muri kwezi kwa 10 bivuze ngo n'amezi 8 amaze ategereje yuko aribuze kongera amasezerano muri equipe ya Arsenal. So guys ngaye nguko rero nguko uko bihagaze kuri gahunda za Edu na gahunda za Bukayo Saka kujya kano kanya muri equipe ya Arsenal. Siga icyerekezo muri comment umbwire uko byumva cyane ungiye kuri Edu mubona gute ibyamaze gukora equipe ya Arsenal kujya kano kanya. Edu mubona nk'umuntu vision ye yatwara equipe ya Arsenal kujya kano kanya kuko biragaragara ko imikoranire ya Edu n'uwitwa Mikel Arteta haranira kujya n'ikipe ya Arsenal. Aho hantu ubona ari he? Ubona hari ikintu kiremereye ari buze kuza gukora equipe ya Arsenal kugira akakanya ukukije icyo amaze gukora, unyuza amaso mu masezerano yagiye heza abakinnyi amakontra yagiye bahereza urebe n'abakinnyi yazanye kuntu Edu ari gukoramo akazi ke cyane kuri Bukayo Saka. Ese ubona ikintu cyakora Bukayo Saka muri Arsenal? Ese unashoka ko Bukayo Saka yasohoka muri Arsenal akagenda? Ndaza kuza kusanga muri comment. Ndagushimiye cyane rero na mu kiganiro gikurikira ukomeze kugira ibihe byiza.